Nongeye kwirirwa inshuti zanjye uyu munsi rero nje kwibariza abagabo ikintu mumbwire munsobanurire kuko hari ibintu bijya biba hano ku isi ntajya njye mbasha gusobanukirwa. Aze umugabo ubana n'umugore ufite ibikorwa uri gukora urubaka ukajya gute, umugore mwarasezeranye musezerana ivangamutungo risesuye ndakeka ariko baryita, noneho wowe warangiza ukagenda ukikorera ubuzima bwawe nyine. Umugore uramufite yego urakora, nturi umunebwe, ntabwo uri iki cyo ntari ikibazo, ariko malgré yuko ufite umugore ukora ubuzima bwawe, ukora ubuzima bwawe ushatse, wiberaho hanze uko ushatse. Umugore uko arebye muri telefone abona yuko hari n'abagabo rwose telefone yayishyiraho ngaho, nubwo hari abogana za telefone ariko hari n'uyishyiraho. Hari umugabo ushyira telefone aho ngaho rwose akaba ari byo, akaba ari ibyawe, akaba nta kibazo kirimo. Ugiye kubereka uturabo twanjye, akaba nta kibazo kirimo, nta kibazo afite yuko wamurebera muri telefoni. Buri gihe usangamo abakobwa bambaye ubusa, usangamo abakobwa yoherereje amafaranga, usangamo abakobwa yagize gute, ukemera ukagumaho. Hari abadamu yemera rwose akagumaho akarwaza akavuga ngo yenda nuko ngo tubanye nyine ukabyemera gutyo, ariko ntabwo ari ibintu by'iteka bizahoraho, ntabwo aba ari ibintu by'iteka byahoraho. Umugore arakwihorera, ariko cya kintu cyabahuzaga gutya, harimo no kuba mwakwicara mugasangira mukishimana. Ubundi umugabo n'umugore ntabwo ari ukubyara gusa, ntabwo mubanira kubyara gusa, ntabwo mubanira gusangira ibintu byashobotse, ntabwo mubanira gutahana ubukwe iyo hari abantu babatumiye, ntabwo mubanira nyine kuba mwitwa ngo mwarasezeranye. Muba mugomba kugirana igihe cyanyu mwembi, muba mugomba kugira igihe cyanyu mwembi, umugabo n'umugore mwicara mugaseka mukishimana mukagira gute. Atari bya bindi gusa utegereza umuntu imyaka n'imyaka mu buriri umunsi umwe akazakubwira ngo hindukira, cyangwa se akazanagira nyine uhora wimyoza umuntu waramubuze. Ntabwo ari uko mariage zimera, ntabwo ari uko gushaka bimera. Njye mbibabwire mwa bagabo mwe, muba mwakoze yego mwavunitse, muba mwakoze mwavunitse mwagize gute, ukaba wumva ko kubera gusa ibintu ufite, ibintu wagezeho, ibintu uri kugeraho, utreta umugore wawe uko ushatse, kandi nyuma ni wewe bigaruka. Ni hahandi usanga umugore mu gihe ufashe decision nyuma y'imyaka runaka abantu bose bakuryaniye inzara ngo umugabo yarakoze ngo yagize gute, ngo none ngo uramwibye uragiye. Kandi ntabwo ari byo. Nese kubana n'umuntu bimaze iki? Nta ntuza. Kubana n'umuntu bimaze iki nta utamubona, nta uri nkaho ntawe ufite. Ni umugabo ugenda akaba mu kazi, akaba muri ayo mashantiye ye, akaba muri izo business ze, ntumubone. Ubundi yaba yabonye temps libre cyangwa se yabonye udufaranga, ari nk'umuza akora ama business, yabonye amafaranga, akaba afite abandi bakobwa yenda batoya afite nyine, cyangwa uwundi mudamu ahandi quelque part afite, ajya kwishimanira nawe iyo ntuzayagezeho. Umugore wagahora araho gusa ngo nuko azayenda akamushyirira amafaranga ku meza, cyangwa akakujugunyira amafaranga, ariko uwo muntu ntujya umubona. Uwo muntu nta jambo rye na rimwe ryizuzi. Uheruka bya bindi bya zamani gutereta, bya zamani gutereta. Noneho wazafata decision, wabaye nyine nk'umuntu. Niyo dufite abana bamaze gukura burya nibo bagenda hanze bakagaruka mu nzu, nta kindi ubaza nyine, nta bintu byinshi ubaza, urabatekera bakaza karaha aho ngaho. Ariko n'umwana mwiza nawe araza akakuganiriza akakubwira ibintu amaze kugeraho. None le monsieur arigendera, gukora arakora, ntumurega ubunebwe, ntumurega iki, arigendera agakora. Ariko ibihe byiza ntabwo ari wowe wabipasanya, nawe afite abandi bantu babipasanya. Wazagira gutya rero wazavuga uti ibintu ndabirambiwe nubwo maze kugira imyaka ingana gutya, nubwo maze kubyara abana bangahe, ntabwo ngishaka ubuzima a2. Haba abantu, reka mabwire, haba abantu burya mu bagabo n'abagore hari abantu badashobora kuba bonyine.
kuba bonyine ni ukuvuga iki? Hari abantu burya bakeneye undi muntu umuba hafi, mugomba kuvugana, undi muntu umuba hafi, umuntu murarana muganira. Ntabwo kuba abantu barara mu buriri bumwe vraiment ari byo bintu bivuga yuko umuntu ngo arubatse. Kuba abantu barara mu buriri bumwe, siko ushobora kurara mu buriri bumwe n'umuntu ntimuvugane, umwaka ugashira undi ugataha, ukajya ugenda usesera mu buriri nawe aseseramo, areba hariya nawe ureba hariya, ntugire n'akantu na kamwe umubwira, ntabazi gahunda zawe, ntabazi iki, akaba azi gahunda gusa, ndi butahe ntinze uyu munsi, ntuntegereze urye wisangize, ntugire gute, akaba ari uko nguko mumeze, akaba ari uko nguko mubanye. Ikintu mbabwira mwa bagabo mbibwirira, ntago bishobora guhora bimeze bityo. Akenshi n'ahandi usanga umugore afashe decision, imyaka yarahise, ukajya kubona ukabona umugore afashe decision, abantu bakamwita umusazi, akavuga ngo ibi bintu abikoza ate, ngo ibi bintu ngo bikoreye iki, ngo ugiye hese, ngo ubuse ngo ku myaka yawe, ngo n'ubundi ngo kutashaka. Nta myaka umuntu atashakamo. Kangiye mbabwire mwa badamu mwe, ntihakagira umuntu wisuzugura ngo avuge ngo ntago yashaka. Nta myaka buryo utashakamo, nta myaka utabona umuntu mukomezanya ubuzima. Cyangwa se umugabo nyine ibyo bintu yaba yarabihashye mukabipasura, ukajya kwibera wenyine, n'ubundi bakakwita umujura bikarangira, kuko nta mugabo umuntu aba afite. Ibyo bintu mujye mubyumva, mubyiteho. Njye nibyo bintu murambaza abantu, umutungo, amazu n'ibiki byose umugabo wawe afite, nibyo byatuma utamuta kandi mudashobokanye. Nibyo byatuma umwizirikaho kandi uwo muntu atajya kuvugisha na rimwe. Njye mpamvu mbibabwiye niyi, nabonye ejo bundi agakontent umudamu yakoze w'imyaka 70 avuga yuko yadivorishije n'umugabo. Abantu bamwe nyine birabatangaza, abandi ubona biramwankuraje, ariko natekereje ndavuga nti Mana yanjye, uyu mudamu ukuntu yategereje akagira imyaka 70, umugabo we simbizi, yenda afite n'imyaka 80, ariko akaba ibaze nawe uri umugabo ufite imyaka 80, mwabagabo mwe mujye mubitekereza. Ujye umenye ko uwo mugore ukuri iruhande ubona atuje ameze gute, umunsi umwe ashobora kugutungura aribwo umukeneye cyane, aribwo wicaye watuje, utakibasha kujya gufata inkumi, nta n'inkumi yanakwemera, uwo mugore ashobora guhaguruka akagenda. Mujye mubitekereza, uwo mugore ashobora guhaguruka cyagihe we wari umukeneye cyane, akagenda nta muwe naki, kubera yuko yagutegereje imyaka yose, ukaba ushaje wicaye aho ngaho uri wa muntu ugiye kujya wirwa yiramanta, umutegeka ibyo agukorera ugira gute, umugore agahaguruka akigendera, kuko ubuzima bwawe ntiyakubonye. None ubu ngubu ugeze igihe warakoraga, ntiwamuderanjaga, niwajyaga gute ukora ugenda, uratunga urugo, ugira ute ibihe byawe byiza ubipasanya n'abandi bagore, ugira ute, ugira ngo ibyo bintu byose yarabyibagiwe. Noneho umunsi umwe wicaye aho ngaho, noneho urimo kumutumaguza ngo nzanira amazi, nshyiremo ibirenge, nzanira iki, nkandira aha ngaha, akavuga ati ibi ngibi byo no. Kubera iki? Rwa rukundo yari afite mu kibana, rwa rukundo rwatumaga ashobora kwihanganira buri kintu cyose. Impamvu muri relation z'abantu babana habamo no kwegerana, habamo kuganira, kwegerana n'iki, nibyo bituma wihanganira intege nke z'undi mu gihe arwaye cyangwa mu gihe afite ibibazo. Ibyo bintu byo kuba mwegerana, kuba mugiye gute, uvuga uti uyu muntu ni umuntu wanjye, nibyo bituma wihanganira n'utundi tuntu twose. Ibyo bintu rero bitabaye, umugore ukamumaritireta shaho, ukazagera igihe noneho umukenera wicaye noneho hasi. Keka ari marayika w'Imana, keka ari marayika w'Imana niwe wavuga ati uyu mugabo wanjye ubu ngubu none harankeneye yaricaye. Keka ari simbizi, nawe uzi ukuntu biba bimeze. Niyo mpamvu babwira ntimujye mwitonda, ntabwo ubutunzi waruhiye aribwo buzatuma umugore utigize uba hafi akwihanganira. Ntabwo ubutunzi aribwo umuntu areba, ntabwo aribwo umuntu areba, igihe n'igihe cyose umugore aba ashaka kuwugira gute, waramumaritirese. Kimwe n'abagabo, hari abagabo nabo bamwe baba ubwo buzima, abantu babana bajya bamenya yuko umunsi umwe ashobora kugenda ugasiga